ariko nifuzaga ko nyine nakongera nkagira gute nkasubirana nawe tukikundanira nkamuba hafi nubwo nzi ko wenda bigoye kuba urashaka kongera gukundana nawe none taho bitangiye kugenda no binzamo gakeya kugeza aho noneho naje kumukunda abona nanjye kumuvugisha ari uko umugabo agiye grafite wonde ibyo yagiye akeka cyangwa simbizi bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kwasuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi reka nizere ko bimeze neza rero mwese aho muri ibihugu bye bitandukanye ari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje reka nongere mbashimire ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment njya mbasaba ngo umuntu wese ufite igitekerezo yandika muri comment akagira abantu inama cyangwa se n'indi nyunganizi yose yaba afite kugira ngo mubashe kubagira inama kuko abenshi inama zanyu barazikurikiza kandi zikabagirira umumaro. Uyu munsi ndi kumwe na Souvenir we sinirwa muvugaho byinshi muramuzi cyane muramumenyereye ariko uyu munsi tugarukanye ku nkuru nshyashya mbese agarutse ari mushyashya hari ukuntu wenda mwebwe mukurikira mumuzi nk'umunyamakuru mumuzi nka Souvenir nyine bwa mbere agikora ibintu bigiye binyuranye. Uyu munsi rero twongeye kuganira ari inkuru nshyashya atuzaniye yampamagaye yashize nk'iminsi 2 ambwira ko yifuza ko tuganira ariko uyu munsi nibwo nabonye ko tuganira hari icyifuzo yifuza ko kutugezaho twese kuko yabwengewe namwe mwese abababwiye yifuza kutugezaho ni nk'ubusabe cyangwa ubufasha ari ashaka kunsaba namwe abasaba rero ndavuga ni nta kibazo ubwo rero reka muhe ijambo hanyuma atubwire ijambo nyamukuru cyangwa se icyifuzo cye afite yifuza ko twamufasha kuko iyo umuntu angejeje icyifuzo bamfatanyije namwe kubw'ibitekerezo muba mwandika muri comment. Siveni tuguhaye ikaze. Murakoze. Meze uteze? Meze neza njya muri no minsi nyine b'i Kigali niyo imvura se subuye wivuga ko meze neza wikongeraho ngo iby'i Kigali uko twari dukumburanye twerukana gakera iminsi myinshi ahubwo ubwo rero ukimbwira ati ndagushaka hari ikintu nshaka kumfasha nagize amatsiko ni bwa nyuma nta nyuma Souvenir abaye iki ni ibibazo yagize ubwo akenshi numvaga nyine ari nk'ikibazo ufite urumva ukuntu bimeze nk'uko nawe bikubwiye no kwenda bambwiye ngo tuzaze kubigana neza turi kumwe njyewe bimaranye igihe ni igitekerezo cyangwa se ni ibintu bindimo byakomeje kugenda binzamo cyane ndavuga ni suko nakomeza kubigumana kandi mfite uwo nakabibwiye ndetse n'abantu bacu nabo bakangira inama bakambwira nimba byashoboka cyane ko atari n'ubwa mbere baba wenda babyumvise cyangwa se bambonye mbivuga wenda natinze uri kuri musista Shania yego Shania abantu benshi barabizi Shania ari mu bibazo ushaka kumufasha namufasha kubera ko n'ubundi gufasha se ko njyewe ari ibintu byanjye kandi no kuva na kera Shania n'undi tumenyana buriya abantu babyibuka nabwo twamenyanye ari mu bibazo n'icyo gihe bwari no mu bibazo birenze ibi afite ibibazo by'ubuzima umwana iki ariko muba hafi ari nayo mpamvu nabuze ni mu gihe nanone nawe nagize amahirwe yo kuba Shania niba ari no kundeba kuko njyewe nagerageje kumuhamagara biranga ndavuga ati rero niwe nkunda kukundana nawe reka noneho ngere gute ngo hamagare ubundi uzamuze nawe mubivuge uti rero Shania uramushakaho iki nyine ubwo dusobanurire mpese muri make Shania rega baravuga ngo urukundo nyarukundo ubundi ntabwo rujya rugenda kandi wawe nahajya Shania njyewe nubwo twari twaratandukanye cyangwa se twanatandukanye urabizi ukuntu byatangiye wenda n'abantu batabyibuka yego duhura ukuntu twakundanye nubwo twatandukanye nyuma ariko nifuzaga ko nyine nakongera nkagira gute nkasubirana nawe tukikundanira nkamuba hafi nubwo nzi ko wenda bigoye kuba urashaka kongera gukundana nawe none oya ndumva biciye urasa ku ntego gutyo none se ngiye reka mubwire rero iyo bintu bindimo uretse iyo ibintu bindimo kuvuga ngo urabona ngo mbese Shania nanone bushyashya saza nubwo ntazi ko bizakunda ariko
rega uriya mwana reba ukuntu twamenyanye nkamwitaho uko nshoboye sibyo oya dusoba impamvu nuko mukunda impamvu mutereta ariko turabizi ni 2020 ra 2020 na kabiri ndumva ari bwo mwari mumeranye neza nyine mukundanye nyuma haza kuzamo Marite umugabo we nyine birangira uva bagukujeho nyine haza umwana ufite gahunda muratandukana none ubu haciye imyaka ingahe yabyaye undi mwana ubuzima bwahindutse nabwe bugahinduka utekereje gute kongera kumva ko wamukunda nyine byaje gute bitewe n'ukuntu Shani yanari muzi ni umukobwa buri wese yakwifuza gukunda rero nibaraho kurumva se mbivuga se n'uvyumva ko ari njye ubizi ko ari njye wakundanye nawe umuzi wowe urabizi numva ni umukobwa buri muntu wese yakwifuza gukunda ari nayo mpamvu nyine nkuko nari nabivuzeho ninde umamagaye utanye kunderanje nkuko nari nabivuzeho ni ukuvuga ngo nyuma yuko wa mugabo we hanyuma uvuze ko wifuza umubano wundi hagati yawe na Shani nkuko mbere byari bimeze ariko turashaka kumenya kwanza tutaragera aho ngaho wenda turashaka ko mwongera mugakondana n'ibyo ahubwo byatangiye gute kuko turakwibuka 2022 niba ntibeshye mukundana nyine nyuma biza kwanga nyine abona umutipe aramutwara arashaka bisanzwe hanyuma ibyo byaje bije bite urugendo rwanjye na Shani mu gihe nari twari turi kumwe yego noneho kugeza n'ubu noneho watekereje noneho kongera usubira mu rukundo wowe nawe ubidusobanurire twumve n'impamvu wumva ko mbokobwa bose bari i Kigali ko ari ugomba gusubiraho mbese bidusobanurire mu buryo nkuko wabitekereje bituramburira utubwire ugeze ku musozo uvuga uti ndacyamukunda urumva ni ukuvuga ngo mundi Shani yatumenyana njyewe urabizi ko mbere wundi ababizi neza nakundaga umukobwa witwaga Diane yego nkunze umukobwa witwaga Diane ntibyaza gukunda Diane arabyanga mu kubyanga rero Shani yabonye ukuntu mfite urukundo cyangwa se ukuntu nabonaga nitaye kuri Diane akabona Diane arambabaje nibwo nge baje kumamagara ndabyibuka ni namwe hari yaciyeho arabahamagara avuga ko ashaka ko duhura icyo gihe nawe urabyibuka ko waduhuje nubwo bitagenze neza bigatangira icyo gihe urumva nagora n'umuntu bwa mbere ngo uhite umwiyumvamo byarangoye bitewe n'uko mfite n'ibikomere bya Diane kwita numva ko Diane agiye nkahita nkunda Shania numvaga bingoye nyuma yaho tangiye kujya nyitaho ukanyitaho bitangiye kugenda no binzamo gakeya kugeza noneho naje kumukunda ubwo gutangiye urugendo rwo gukunda urumva hari no mu mpera za 2022 nimba nibuka neza ubwo tugiye gutangira 2023 yego ubwo turantangira kumwumvamo ari naho bigira kuri rwa rwego nanjye mukunda turakunda n'abantu bagiye babimenya banabibona tumaze gukundana urukundo rugenda neza tutanye no gupanga gahunda rwose zo kuba rwose turabyibuka twanibanira abantu urukundo rwari rushyushye rwose abantu batangiye no gutwerera cyane bavuga ati rwose bari abana tubashyigikira kubera ko nubwo twari tukiri bato icyo gihe urumva nanjye ubwo nyisoza ishuri nanjye urumva nabaga mfitemo akantu ka jagara nimba niko nabivuga ubwo rero Shani yanyuma urumva hari undi mugabo cyangwa uri abana witwa Marite yego bari barabyaranyeho umwana n'ubundi ariko akaba yari yarabimbwiye yari afite n'umwana n'ubundi yari afite umwana gentil ariko njye icyo gihe nta kintu byari bintwaye kuko ngiyewe buriya nagukunze kuba ngo ufite umwana iyo wakunze umuntu mukundana n'umwana we cyane ubwo rero Shani nangira kumukunda nanjya kujyana namwite icyo gihe ari no mu bibazo urumva yari n'umwana nta kazi icyo gihe yari afite mwitaho nk'umuntu icyo gihe nakundaga yego nyuma yaho rero nari mbikomojeho haza umusore icyo gihe ari umusore nyine Marite yego ubwo numvaga amakuru bavuga ko icyo gihe ubundi nkunda na Shani nabo bagize kugira no mu bana baranabyara nawe undi ngo ahita yigira he baratandukana ngajya muri Kenya ubwo rero nyuma batanye kujya bavugana ariko nanjye Shani tutameranye neza igihe twapfaga ura Shani yarafuha nta muntu udafuha ariko warakabye Shani yarafuha rero akajya ibaze ko telefone yarasonaga turi konka tayitaba
yakumva ari umukobwa atarumva n'ibyo ari byo akahita agira gute afuha rero kumusobanurira ngo ni umuntu wenda dukorana cyangwa se umuntu twiganye bikamugora haza rero uba wa wundi nyine bavuga ngo aho yaciye ntihaca urwango barongera barabyubura bijyamo ariko ndavuga ati okay uriya afite impamvu yihitiyemo uriya ubwo nakuru abagukujeho nta kintu mwapfuye se barya mwatandukanye gutyo gusa nta kintu mupfuye nawe uzamubaza kandi nekeza ko n'abantu nimba babyibuka ntabwo shana nta kintu cyose dupfa wenda kigaragara ngo uretse kuvuga ngo wenda gutangirira icyizere ivere nanjye sinyimugirire wenda nanjye tukatunutwo tw'amakosa ari aho twese kandi urabumva n'imyaka ari ikiri mike yari ikiri mike mugihuzagurika tugihuzagurika ubwo rero dutandukana gutyo bambwa baraje batangira nabo babisubiramo murabyibuka ko bahise bikorera nabonye bakora n'ubukwe n'abantu batanye kumbaza impamvu nanabigiyemo bakoze umurenge kabisa imeze neza mbese ubundi bagikora umurenge wahise ujya ku ruhande nyine ubona ko bitagikunda nese ari nka wakurikiye nagiye ku ruhande avuga ati buriya birarangiye yego ahantu shani abera n'umwana mubi icyo gihe ariko icyo gihe nibwo yabaye umwana mubi uko arantumira we ngo nzajye mu bukwe ndavuga ati ese sibyo ari nkawe wari kujyayo si gutaha ubukwe bw'umu ex wawe si ibintu bisanzwe yewe icyo gihe nari narakira ko ari umu ex wanjye kuko ngiye yakoze ubukwe nyimukunda birumvikana naramukundaga ndabateyeho naho ndi bujye rero bakora ubukwe bajya mu murenge najya umurenge buriya ni ubukwera ni umurenge bisimbura ubukwe n'ubundi urumva bakora umurenge ndababona ndavuga ati okay nakuni nyine ngeraho ndanabyihorera urabyakira nabo ati ninkomeza kujya muvugisha kuko we yageze aranambwira ati rero souvenir mfasha nshaka kubaka ubwo nyine nuko byagenze nanjye kuva yaranamborotse icyo gihe okay ubwo uratwibukije tubaye nk'abibuka icyo gihe ko byari bimeze hanyuma ubu byaje biterero kumva ko ushaka kongera gusubira mu rukundo rwawe na Shani ubu rero nge nabonye ukuntu rwa rugo yagiyemo rutamuhiriye mbona ukuntu Marite agenda nabyita kumutesha umutwe ngaho bashwanye ngaho ngo byagenze gute noneho kwa kubabona bigenda uko nanjye kubona nge nabyita nko kumugirira impuhwe ati se Shani ukuntu muzi ni gute ari guca mu bibazo nk'ibi ahura n'umuntu umubabaza kandi nge bitewe n'uko Shani nari muzi nzi ko Shani aragira urukundo ndavuga ati rero buriya nta kuntu namwegera tukibera inshuti nkagenda namuba hafi ko nshoboye nk'uko n'ubundi mbere nabikoraga n'ubundi ko ntawamenya yego nuko rero byaje bitewe n'uwo mubano mubi nabonaga yarafitanye n'uriya wahoze ari umugabo wiwe yego hanyuma nyuma ibyo ni byiza kandi kuko burya buri muntu agira urukundo rwe aba afite wakunda n'impamvu amukunda hanyuma souvenir ni gute ushobora nyine byaje gute nihe mpamvu yatumye wumva ushaka kongera gukundana na Shania kandi nyuma ye urumva yarashatse afite abana babiri afite n'ubuzima bwe yibereyeho butamworoheye muri iyi minsi nawe uri umusore nta mwana ufite ubuzima bwawe uri gushakisha kandi urabona ko nyine nawe ufite iterambere imbere yawe hari abakobwa ari abutereta ari abakwirukaho bo ntago babura kubera iki wumva ushaka Shania ahubwo utatereta muri abo bakobwa badafite n'abana badafite na dépense nyinshi kuko Shania ubu ngubu afite dépense nyinshi afite utuntu twinshi tumutwara amafaranga nyine kubera ko afite n'abana kubera iki utatereta undi mukobwa ukaba wumva ko ushaka Shania n'irihe tandukaniro ririmo kuba ari ushaka no kuba utatereta abandi bo hanze urumva n'ubundi nk'uko nawe yakundanye na Marite nyuma yaho ko nge dutandukanye nanjye nahuye n'abandi bakobwa yego birumvikana muhuye n'abandi bakobwa rero bitewe n'ibyo nanjye nagiye muriramo nabyo mpita mbona ko hari undi nari nkeneye nsanga rero uwo muntu yari Shania ndavuga ati nubwo afite abo bana nk'uko bivuze cyangwa akaba yarubatse urugo rukanga wenda ntabwo impamvu ari izi bibaho ko washaka ugahura n'umugabo nyine utari seriye cyangwa utabifite nyine utari sere niko nabivuga ndavuga ati rero ngewe bitewe n'uko muzi kera tugikundana cyane mbere yaho uko muzi nabonaga ari umukobwa nyine cyangwa se umuntu wavamo umugore mwiza mbona rero ko ari utabo bose kahore ubuse ni byiza yego ni byiza buriya wa mugani buri muntu afite uko akunda n'impamvu ahitamo umuntu ubwo rero
ku giti cyanjye rero kuba mpamagaye ngo ubimbwire uragira ngo ngufashe iki rero nabyumvise ko umukunda wifuza ko mwongera mugakundana hanyuma njyewe nkabizamo gute ngiye ikintu nshaka kubera ko njye narabigerageje biranga nshaka ko njyewe muza nawe byibura ngiye nkanabimubwira basi turi kumwe nkabimubwira amaso ku maso ntabwo se mukivugana shaniya wapi niyo narabigerageje akajya ambwira ngo afite ibibazo byinshi ngo nimbe muretse nize no kumuhamagaraga no mu kiganiro niyo mpamvu ahita nkupa akamboroka nkamagaza indi nomero sa kuborokera iki kandi ntacyo wumva mwapfuye kuko ngo iki akuborokera aba yumva ko nyine kurega umuntu muba mwarakundanye bitewe n'igihe urumva nari maze igihe namuvugisha urumva abona nanjye kumuvugisha ari uko umugabo agiye ubwo afite wenda ibyo yagiye akeka cyangwa simbizi ako ntabwo tuba tuvugana shaniye yego ubwo muri make uragira ngo se nzabimubwire njye nzabimwibwirira njye icyo nshaka no kumugezaho kuko njya nkubonana nawe urumva wowe byakorohera kumuzana wowe urashaka guhura nawe kuko atakemera ko muhura yego sinzi wenda ukuntu uzabigenza njyewe nta kundi nabigenza nzamuhamagara kuri telefone mubwire ko ushaka ko mubonana waba ungiriye neza numva kubera wenda niba wenda hari ukuntu umuntu aguhamagara kubera n'utubazo yifitiye agahita avuga ati uyu nawe ashaka kuntesha igihe n'ibibazo nibereyemo nzamuhamagara mbwene ni souvenir ashaka ko muganira ashaka kumuvugana ko biri kose nazumva ko mpari ntabwo azumva ko ari ibintu by'amafuta umushakira hanyuma rwose urukundo naruguha urufate narukwima wihangane yabizi n'inshuti yawe gusa nyirarangije ukuntu muri iyi minsi ameze sinzi ko ari muri mudu yo gusubira gukundana ntago naguhakanira ariko bitewe n'ukuntu muri iyi minsi ameze sinzi ko ari muri mudu nziza njye yanyemereye ko mu mwanya muri we njye mfite icyizere cy'uko byakongera wowe icyo nkusabye wowe uzamfashe guhura nawe ibindi ubindekere nta kindi n'ibyo gusa hanyuma mu buzima abayemo muri iyi minsi hari ukuntu buriya iyo utereta umuntu cyangwa se iyo ukunda cyangwa uri inshuti n'umuntu nyine akenshi hari utubazo buri muntu acamo nk'umuntu ukunda nyine ukajya umufasha nyine mu bisanzwe nyine urabona ubuzima arimo hari utuntu akenera mu buryo bugaragara nk'umuntu wibana kandi ufite abana byibura hari icyo uzabasha kujya umwunganira mu buzima bwe mu gihe hari icyo akeneye byibura cyane kubera ko aka kanya nimba mfite akazi ka memba byibura n'utwo dukeya ndatubona rero utwo dukeya mfite twadusangira kubera ko umuntu ukunda cyangwa umuntu wifuriza ibyiza ntacyo wamwima ugifite rero kumufasha n'inshingano yego hanyuma urukundo wowe wumva umufitiye wihangane kuko bazi ibi byose ni ukuri wenyine adahari ndumva nta kintu bitwaye mu rukundo umufitiye hari ukuntu ukundana n'umuntu ari ibintu by'abasore nyine nka kuriya kera mwakundanaga mbere wavuze ati twari abana nyine tutabiha agaciro hari ukuntu ukundana n'umuntu byo kwinezeza by'abasore n'inkumi kuri iyi nshuro wowe aramutse akwemereye reka tubivuge ko aramutse akwemereye waba umufiteho iyihe ngamba waba ugamije iki muri make icya mbere uko byagenda kose ukundana n'umuntu cyangwa ukunda umuntu wifuza ko mwazageraho muvana n'aho mugerana nyine ubwo ni ukubaka ukagira famiye nawe cyane ko ibitekerezo nabaga mfite kiriya gihe si byo nyifite aka kanya iyo ubuzima buhindutse n'ibitekerezo birahinduka buri kimwe kirahinduka so rero ugatangira no gutekereza ku hazaza rero ahazaza nk'umuntu w'umusore uba uri gukura cyangwa imyaka yiyongera utekereza no ku rugo so rero mu gihe aba yabikunze nta kindi n'urugo byose wabikora mbese muri make cyane rwose ntamutwara ubwo ugamije akaba umukazana wa mama Shani yabonye umugabo mw'abantu mwe akaba umukazana wa mama buriya Shani akorera ko ngiye buri kintu kinankura kuri we ngiye sinzi impamvu ari n'undi twakundanye nawe bahuje icyo kibazo ngiye iyo numishonga umwana no n'imfubyi niyo bituma no mukunda cyane nakarushye niyo mpamvu so rero
ari umuntu mbonye nari mwikanze ari umuntu tuziranye basi urumva ni ukuvuga ngo umwana yari imfubyi ntamukunda aho mba numva sinzi mba numva namubera papa nkamubera mama kandi nzi ko nabyemera nzabigerageza nzabikora pe. nari ngiye kuvuga mu ijambo ritari ryo numvise bitaba bijyanye n'inyo banga Shani yahindura ubu buzima kandi ariko ntago ariko bimeze. Shani yabonye undi mugabo Marita ahari rero ubwo nakazi aya Marita nzi batwa turi kuganukana mu bare baraguhamagaye ngo muze n'umuntu aje nkeka tumwihorere hanyuma rero ndumva nta bindi bintu byinshi ubwo bibazo nafite byo kubaza n'ibyo abadukurikiye namwe dore Souvenir nguyu muramuzi ni umunyamakuru muramuzi ubwo mwandika muri comment uko mubyumvise uko mubyumva mbese icyifuzo afite nawe mwandika muri comment mwumve niba mumushyikiye gusa nyine igitekerezo cye n'ubundi azagikora nk'uko abishaka ariko nyine ese mwebwe murabyumva muti. Ubwo Shani nawe nk'umuntu mukuru we nzamuvugisha mbimubwire nawe nk'umuntu mukuru afite igisubizo azagusubiza ubwo niyemera nta kibazo natanemera nabwo ni uburenganzira bwe. Uzabugize neza pe. Ndumva twasoreza hano rero ubwo niba hari ikindi kintu wumva warenzaho wakivuga nyuma tugasoza. Ngewe nta kintu navuga uretse kumubwira ati sinzi nenda nimba azabibona ariko nayibona azamenye ko nyine ngewe ndacyamukunda. Kadusoreza nonse mu kiganiro cy'ubutaha.